ikintu gituma abasore benshi bahindura imyifatire cyangwa se ugasanga uburyo biyumviragamo igitsina gore bigiye kuba byahinduka by'iteka ryose, akenshi cyane iyo witegereje usanga bigirwamo uruhare n'igitsina gore. Niba utarabeswa cyane n'uwo mukundana cyangwa se wa wundi wari uzi neza ko muzamarana igihe ariko ugasanga ntabwo yigeze abitekereza cyangwa se nanone nta mutima mubi yigeze akwereka, ariko ukajya gutungurwa ubona neza ko afite indi mipanga ahubwo migari kandi mibisha idahuye cyane nawe, ni ibintu byakubabaza cyane. Ubu nkubwiye neza ko uwo mukobwa muri kumwe murimo murakundana mumeranye neza mu rukundo atagukunze ahubwo ashaka uwo bari kumwe kano kanya, ariko nanone akaba afite indi mipango y'igihe kirekire, akaba afite undi bazibanira utari wowe. Ndabizi neza ko iryo jambo ryumvise mu matwi yawe ni ijambo rikubabaza cyane ukibaza ati kubera iki yaba ari kubikora. Tudatinze rero ndagira ngo nkubwire neza ko tugiye kuba twarebera hamwe ibintu bigeze muri 7 abagore bakora iyo bashaka kuba babeshya abagabo cyangwa se abagore bisangamo iyo bakubeshya. Umugore wese urimo urakubeshya cyangwa se umukobwa uri kukubeshya kugira ngo mukomeze mubane cyangwa se kugira ngo agire ikintu ari buze kuba yagukuraho, azakora ibi bintu. Si nibyo gusa, abashaka kugira ngo agukontrole, tazagira ngo niwe akontrola gusa, uzasanga n'uwo babanye mbere ari watumye batandukana kubera ibyo bintu. Mbega nyine ni trick akoresha kugira ngo akumanipire, akubeshye, hanyuma gukontrole, namara kugukontrola akuboneho inyungu agushakaho yigendere. Indi myaka rero abagore benshi n'abakobwa benshi babaye manipulative cyane, ni yindi mico badobse kandi mico itari myiza cyane. Iyi mico ntabwo umusore ukenye azigera yibona, biragoye cyane kuko umugore ukubeshya cyangwa se umukobwa atagitinga babandi bafite nyine icyo bari buze kuba baprovidinga, nawe bakunda kuba bahura n'ibyo bibazo. Nimba ubona umukobwa atakubeshya cyangwa se nta mugore ukubeshya cyangwa se ukabubona utarigeze ubinyuramo, birashoboka cyane ko wabonye umwizerwa cyangwa se nanone bigashoboka ko nanone uri umukene ntacyo ufite. Ikintu kimwe buriya nizera nuko iyo watangiye kwiyumvamo neza ko bishoboka cyane ko uwo muri kumwe ari kuguca inyuma, haba hari amahirwe menshi ko bishoboka, kubera ko hari impamvu nyine urimo urabyiyumvamo kandi kuva mbere hose utarigeze ubyiyumvamo. Ikintu cya mbere buriya abakobwa bose n'abagore bose bakunda kuba bahuriraho iyo barimo barakubeshya akenshi cyane, iki kintu bagihuriraho bose ni ikintu bita gukoresha amarangamutima, bakubwira ibintu bidahari cyangwa se bakwereka amarangamutima adahari, cyangwa se usanga barimo baririzwa ariko amarira y'ingona atari uko ababaye, ahubwo nyine arimo aragukina akwereka ko ababaye, akwereka ko amarangamutima ye atari stable, ariko si uko atari stable ahubwo nuko hari inyungu runaka we agutegerejeho. Ibi bintu rero bizagora cyane kubibona nkawe mu gihe barimo barabigukiniraho, kuko akenshi amakinga sure cyangwa se amenya neza ko umukunze. Iyo yamaze kubara neza ko umukunze bya nyabyo, icyo gihe nibwo atangira kuzana ibyo ngibyo. Rero uba wumva neza ko ukunzwe, ibyo bitakabaye kuba bibaho cyangwa se ibyo bitabaho, ariko mu by'ukuri kwirengagiza ko ari byo ahubwo birimo birakubaho kano kanya. Akenshi cyane rero hano iyo ufite abashuti cyangwa se undi muntu urebera umubano wawe akawurebera kure, rimwe na rimwe we atanabyivangamo, biba bishoboka cyane ko ashobora kuba yabibona ko barimo barakubeshya, kuko hari abahanga baba bazi gukoresha ibi bintu. Rero bakora ibishoboka byose kugira ngo nanone babone nabo ibyo bakeneye byose. Ibi ni ibintu rero bibi cyane, kuko buriya umukobwa wese wumva neza ko agomba gukoresha amarangamutima kugira ngo agire icyo agukuraho cyangwa se kugira ngo agire icyo ari buze kuba yakubonaho, uwo muntu aba agoye cyane, kuko niwitegereza uzajya ubona nyine ko nta kindi ashyize imbere uretse just kubabara cyangwa se gukora ibindi bintu bigaragaza neza ko ababaye kugira ngo agire icyo akubonaho. Iyo ni truth mbi cyane rwose udakwiye gutoleretinga cyangwa se udakwiye kuba wareka, kuko uko uyireka niko igenda ikugiraho ingaruka, kandi ingaruka uba ubona neza ko zitari sawa. Amarangamutima buriya umuntu yakoresha kugira ngo agire icyo ari buze kuba yabona, uretse no kuvuga ngo ni ibintu bibi. Nuri kuyakoresha nawe ni umuntu ubuciriritse kabisa, ni umuntu ubuciriritse, kuko aba yumva nyine ko nta yindi turufu afite. Rero umuntu wamaze kuba yabona neza ko ariyo turufu akoresha, icyo gihe ntuzigire uvuga ati oya ndakubwiza ukuri ntabwo bizahinduka, kuko iyo witegereje uba usanga n'ubundi ari ibintu yamaranye igihe kirekire cyangwa se ari ibintu yakoze kuva kera hose. Rero biba byiza cyane kumenya neza ko ariko ameze bigitangira kugira ngo nanone umwirinde. Uwo muntu nta kindi kintu abakoresha icyo bita amarangamutima kugira ngo wumve neza ko icyaha kiguhama cyangwa se wumve neza ko hari ibintu wakoze bitari byiza, kandi rimwe na rimwe nta n'ibyo wakoze ari uko hari icyo agukeneyeho kugira ngo akikuboneho, azi ko umuvuno ari ukwirakaza cyangwa se kwerekana neza ko nyine mu marangamutima bitameze neza, yarakaye, mbega ari umuntu umeze utyo.
uyu nguyu rero iyo abonye amaze kuba yagaragara cyangwa se abona trike ze umaze kuba wazibona cyangwa se nanone abona utangiye kuzivumbura ariko utarazivumbura neza, azahita kuza indi mico cyangwa se indi mimerere yo gutangira kumera nkaho arimo aragutera ubwoba. Mbega nyine akamera nkaho arimo arakwereka ko nukomeza kwigira gutyo azigendera, nukomeza nyine kuba utaba umuntu nyine uri favorite cyane cyangwa se utaba umuntu biruze ko wamuha ibyo akeneye azigendera, mbega agatangira kugukangisha ibyo ngibyo. Ibyo biza iyo abona neza ko utangiye kuba wabivumbura kandi utangiye kuba wabirambirwa. Ahangaha rero ahita afata ya mabanga bya bindi wagiye umubwira utaba ukeneye ko hari undi uwo ari we wese uri uze kuba yabimenya cyangwa se kubera ko umwizeye ko ari umuntu wawe, akabikoresha nyine kugira ngo nanone akomeza gukanga, ukomeze umuhe ibyo akeneye. Ahangaha atangira kukubwira ati rero nimba udakoze ibyo nakubwiye cyangwa se nimba utampaye ibyo ushaka, urabizi neza amabanga yawe nzi ngiye kuyashyira hanze. Ugasanga nyine icyo nicyo kintu ashyize imbere. Rero nicyo bita emotional blackmail cyangwa se no kugukangisha amarangamutima. Rero kugira ngo bigere aho ngaho cyangwa se bikomere gutyo, nagira ngo wibuke ibyo nakubwiye byose. Niba abandi baba bakoresha amarangamutima ugasanga arimo arakubeshya ikintu kidahari, ngo iwabo bararwaye, ngo iwabo bimeze gute, ibintu nk'ibyo ngibyo ari kugira ngo umuhe amafaranga, naho ngaho biba bizarangirira. Ujye ubimenya kandi nubona atangiye kubyitwaza, ubona ari umuntu umeze utyo, nushaka uzamubwira ati oya, iyo mico rwose ntabwo nyagendana nayo, ntawe wacu wapfuye utyo, genda uzabanze wige discipline. Umubwiza ukuri kuko icyo gihe iyo ubibonye bimeze gutyo ubona mubwiye cyangwa se ubutumye agenda akitekerezaho, kamenya ko ibyo abarimo nawe atabizi. Ikindi kintu cya kabiri, buriya abakobwa benshi n'abagore benshi bashobora kuba bakoresha kugira ngo bagukontorore wowe ubwawe nk'umugabo, ni ikintu bita sex. Ibi byange bikoni nimba ufite abacuti bajya mu rukundo cyangwa se bari mu nkundo, nawe bigashobora kuba byaranakubayeho simbizi. Ushobora kuba warigeze gukangwa cyangwa se ushobora kuba warigeze kubona nkaho umuntu arimo arakoresha sex kugira ngo agire icyo akubonaho cyangwa se kugira ngo nanone hagire izindi nyungu ari buze kuba yakubona, akayikoresha nk'aho ari intwaro nyine yiwe imurengera. Ahangaha ni hahandi uzajya usanga wenda mwabikoraga ibintu bimeze neza ariko igihe kirageze byose arabihagaritse. Yamara kuba yabihagarika akamera nkaho nyine ari intwaro igiye kuba yamufasha kugira icyo ari buze kuba yabona. Dia nubona bimeze gutyo, bisubiremo, nubona bimeze gutyo ukabona ko atangiye kubikoresha nkaho ari intwaro, ndagira ngo wibuke ndetse unamenye neza ko icyo gihe aba yanabikoresha kuwundi cyangwa se ntabwo uri uwa mbere, kubera ko hari imico ubundi itigwa rimwe. Hari imico umuntu adakora, hari imico umuntu akora ukabona neza ko iyo mico ntabwo ari ubwa mbere ayikoze cyangwa se iyo mico n'ubundi yari asanzwe ayifite. Rero nubona umuntu muri kumwe cyangwa se umuntu murimo murakundana arimo arakoresha ubwo buryo, ujye wibuka neza ko bishoboka cyane ko uwo muntu arimo arashakira urukundo hirya y'amadirishya. Mbega muri kumwe hano ariko like at the end of time nta kindi murimo murapanga. Icyo akeneye cyangwa se ibyo ashaka ni amafaranga cyangwa se ikindi kintu ari buze kuba yakungukaho, ariko ikiri kure cyane y'icyo ngicyo nta gihari. Kubera ko ahangaha impamvu nkubwira gutya, uzajya usanga wenda yari akwitezeho wenda kuzajya umuha amafaranga wenda menshi cyangwa se amafaranga runaka, ariko akaza gusanga wowe ubwawe ntabwo ibyo bintu ubibarizwamo. Nimba ushaka amafaranga ukaba uri wamuzuva ati nimba ushaka amafaranga rero urayakorera. Rero iyo amaze kuba yabona ari uko bimeze, nibwo atangira kuvuga ati rero n'umusore ntabwo ashikurika, akiga iyo mico. Rero ntukajye wumva neza ko uwo muntu ari urukundo rw'ubuzima bwawe ugende wikomange mu gatuza. Uzasanga atarigeze aba urukundo rw'ubuzima bwawe, ahubwo we hari izindi nyungu zari zimuzanye. Rero iyi nyungu arizo zizanye umuntu akenshi cyane uzajya usanga ariyo mpamvu nyine mukunda kuba murimo murashondashondana gutyo. Ibi ngibi bishobora no kuba byakoreshwa mu buryo bwinshi cyane. Yego gutyo birashoboka ko wenda bishobora kurangira bikarangira, ariko ari n'ubundi buryo ashobora kuba yabikoresha nkaho ari intwaro yo kugira ngo agukontorore, kuko arabizi neza ko uri obsessed cyane nabyo, urabikenera cyane, hanyuma akabikoresha nk'intwaro. Rero ni nabyo bikururiramo ingeso mbi abagabo, ugasanga barimo baraguca inyuma, barimo barakora ibi n'ibi byose bitewe n'iki? Bitewe nawe cyangwa se bitaba bitewe nawe. Ugasanga nyine icyo arimo arakora arimo aragenda gushaka bya bindi byabuze. Ugasanga wowe wari witeze kuzubaka urugo rwiza, ariko umuntu muri kumwe ntabwo ashobotse. Kuba rero adashobotse nabyo ubwabyo bikaba biri buze kuba byagukururira mu bindi bintu
utishimiye, ugasanga nyine n'izo ntambara utangiye kuba warwana cyangwa se ugiye kuba waba undi muntu utifuza kuba we bitewe n'uwo muri kumwe. Kandi like ndetse ukanina subscribe nushaka utere comment nta kibazo, kubera ko iyi video nirangira ndibuze kuba nakubwira uburyo wabigenza mu gihe wisanze uri kumwe n'uyu muntu cyangwa se mu gihe wisanze urimo uradiringa n'umuntu umeze gutyo ufite ibyo agushakaho. Ikintu rero cya gatatu nanone ukeneye kuba wakitondera cyane, ntuzajya ubona umukobwa mukundana cyangwa se wenda umuntu uri aho ngaho nyine muri mu mubano ukabona afite ikintu bita excess compliment cyangwa se ni umuntu uhora ugushimagiza, mbega nyine uri umunyakuri always, nta makosa ugira. Wanakora amakosa ukabona neza ko ari amakosa, ntabwo bimureba, aragushimagiza, mbega ntabwo ashaka ko hari amakosa ari buze kuba yakugaragaraho. Abasore benshi bumva neza ko ari ubwana bwiza, bakumva neza ko wenda umukobwa adashaka kuba wenda yabahomba, ariko dia buriya nanjye nzi ko hari icyo ngukeneyeho, ntabwo nakemera ko hari isura mbi iri buze kuba yagaragara hagati yanjye nawe mu gihe icyo kintu ntarakibona. Birashoboka cyane ko umukobwa ashobora kuba yakureka ati okay, igihe ibyo wigira as long as ibyo ngukeneyeho atari ibintu by'igihe kirekire, cyangwa se as long as ibyo ngushakaho ngomba kuzabibona, ibyo wakigira byose I don't care. Hari abantu b'abasore baba bari aho ariko bishakira ikintu cyo kuba bashimagizwa, nyine bimushimisha ibyo ngibyo, kumva neza ko arimo arashimishwa cyangwa se arimo arashimagizwa cyane. Ndagira rero nkubwire neza ko iyo utitonze icyo bita excess compliment ishobora kuba yaba umutego, ndetse umutego ugwamo bikanakugora cyane kuba wawikuramo. Aha ni ahantu uzajya ubona wenda hari imyenda uhora wambara ugiye ku kazi, ntujya unayihindura cyane, bihora iteka ryose biri aho, ariko ukajya kubona umuntu araje arakubwira ati wow, wambaye neza kabisa, kandi buri munsi urayambara, aho rero iteka ryose abona neza kuyambara, ariko aragushimagiza ngo wambaye neza. Rimwe na rimwe wanitegereza ukabona ko hano bwo wambaye neza nyine nuko ubona nyine ubikunze, n'abashuti bawe rimwe na rimwe banakubwira ko iyo myenda wenda iri aho ntacyo itwaye ariko nta n'ikivuze, ariko ukabona arimo arabikabiriza cyane, kandi nawe ubona neza ko ibyo arimo aravuga atari byo, witegereje ukabona ko atari byo. Icyo gihe ujya umenya neza ko bishoboka cyane ko hari ikintu kitameze neza. Ahangaha rero ubyumve neza, ni igihe arimo arakuha compliment irenze cyane, cyangwa se ibintu biri beyond cyane y'ibyo wari umenyereye, cyangwa se y'ibyanyabyo byagakwiye kuba bihari. Rero ntuzajya ubona bimeze gutyo, ntukajye wirukankira cyangwa se ntukajye wumva neza ko ari cyo gihe cyo kugira ngo wishime wumve ngo ni neza, kuko bishoboka cyane ko ashobora kuba hari ikindi nawe arimo arabikorera, cyangwa se hari impamvu ibiri inyuma, kuko nimba wabibonye ukabona neza ko bitari ngombwa cyangwa se bidasanzwe, ariko ukaba urimo urabibona, hari impamvu nyine nawe urimo urabibona ubwo buryo. Jye wubaha umutimanama wawe. Ikintu cya kane nacyo ni ikintu rero cy'ingenzi cyane ukwiye kwitondera, ndetse ukwiye kuba wareba cyane. Nimba umukobwa mukundana cyangwa se nimba umuntu muri mu rukundo akeneye kuri buze kuba wamwereka ko umukunda, mbega akeneye ko werekana urukundo rwawe, urankunda ariko ntabwo mbibona, come on, kandi umukunda arabizi ko umukunda ariko ngo ntabwo abibona. Uwo muntu umeze utyo ni umuntu ugomba kwitondera cyane nawe. Aha ni ahantu uzajya ubona ati nimba unkunda wakabaye usohokana aha n'aha 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 n'aha, kandi mu by'ukuri harakuzi neza, cyangwa se bitaba ari ibyo ngibyo. Niba unkunda wagakwiye kuba ukora ibi ngibi n'ibi, kandi azi ukuri kose, ariko still arimo aragutoteza ati niba unkunda. Uwo muntu rero ushobora kumva neza ko okay, nta kibazo, ndamukunda, nagakwiye kuba mbikora, cyangwa se nagakwiye kuba nyine bigenza gutya, ariko ujye wibuka neza ko nimba utarabikoze hari impamvu utabikoze. Ni handi azajya akubwira ati yaba wankundaga wagakwiye kuba umpa ibi ngibi, yaba wankundaga wagakwiye kuba wenda unyishyurira ibi n'ibi. Ukabona iyo waba wankundaga igiye kuba yabiturufu. Icyo gihe rero ntukajye ubyumva gutyo cyangwa se ngo ubice amazi gusa, kuko icyo gihe aba arimo arakoresha fagiti y'uko niba umukunda ugomba gukora nyine ibyo ashaka, cyangwa se ugomba kuba wakora biriya mu buryo we yumva neza ko abikeneye, kugira ngo yumve neza ko nyine muri mu rukundo. Ariko se ikibazo wakibaza cyangwa se nawe wamubaza, wakabimubaza ati none se wowe ahubwo ni iki wakoze cyatuma wenda numva neza ko nanjye nakora ibyo ngibyo? Cyangwa se nanone wabona utabishoboye ukamubwira ati nimba rero ubona neza ko njyewe ubwanjye ntakiguhagije nta kibazo, kanamureka kuko uwo nguwo nyine haba hari fact ivuga neza ko icyo akeneye compliment, cyangwa se hari ibyo agukeneyeho nyine biribuze kuba byakemeza ko uri mu rukundo nawe. Kandi mu by'ukuri rimwe na rimwe wenda uri mu rukundo nawe, ariko
wenda n'ubushobozi bwawe ntabwo ari bwa bushobozi nyine bw'ikirenga bwavuga ngo uri buze kuba wakora ibintu nk'uko abikeneye, bitewe n'iki wenda amafaranga yawe cyangwa se nanone bitewe wenda n'ubushobozi nyine bwawe budahagije. Ahangaha nanone bishobora kuba byaba gutyo wenda mwaserereye, aho nabyo birashoboka utazabyitiranya. Bizaba ikibazo nibiba constant cyangwa se nibiba ikintu nyine gihoraho, ukabona nyine ni ibintu asigaye akoresha niyo trufu. Akenshi cyane niwitegereza uzasanga waramunaniye cyangwa se arimo arabona ibyo yarakwitezeho atarimo arabibona, ahubwo agashaka ubundi buryo bushyashya. Nubona rero bikomeje kuba byakomeza gufata indi ntera bigakomeza kuba byamera gutyo, ujye umenya neza ko ntabwo amazi aba akiri yayandi. Hari abantu babikora rwose ugasanga kamere ye akunda kuvuga gutyo, nta n'undi mutima mubi nyine nawe ukabibona. Iyo nta mutima mubi urabibona, bizaba ikibazo nibiba iteka ryose cyangwa se nibihoraho, ukabona niyo trufu nyine isigaye ikoreshwa buri munsi kugira ngo agire icyo uri buze kuba watanga cyangwa se agire icyo uri buze kuba wakurwaho. Akenshi cyane baravuga ati we uri umusore udashobotse ntabwo ushiturika. Hamenye neza ko buri muntu wese aba afite impamvu nyine ameze uko ameze cyangwa se aba afite impamvu arimo arakora ibyo arimo arakora. Ahangaha rero uba ufite kwitonda cyane, uba ufite kurya urimenge ukaba maso, kuko brother iyo utabaye maso cyangwa se ngo umenye nawe aho ugomba kubarizwa, bishobora kurangira ugurishije inzu yawe cyangwa se bitaba ari ibyo ngibyo ukagurisha imodoka kugira ngo wemeze uwo nguwo murimo murakundana. Kubera ko buriya nimba umuntu atarimo arabona urukundo urimo uramuha kandi ubona neza ko wagerageje wakoze ibishoboka byose, haba harimo ikibazo. Mbega ujye umbona neza ko bishoboka cyane ko uwo muntu mudakwiranye cyangwa se nyine mutajyanye nk'uko arimo arabivuga. Ikintu cya gatandatu, ikintu cyumve neza, uri wakundana n'umuntu hanyuma akakubwira ati ibi nibi abizi neza ko bikugoye cyangwa se abizi neza ko ari ibintu nyine bikugoye pe, ugahita akubwira ati wapi nari ndimo ndikiniraga nta kibazo, ukabona bivuze ari serious ariko yabona bigushokinze cyangwa se arabizi neza ko bigoye ngo nikiniraga. Icyo kintu ujye ukitondera. Nimba ujye wisanga hari umuntu muri mu mubano cyangwa se murimo murakundana akavuga ikintu kiri buze kuba cyagutwigaringa, cya kintu kiri buze kuba cyatuma nyine ugira umutima mubi, mbega akagikora azi neza ko biri buze kuba byamera gutyo, yabona utangiye kurakara cyangwa se utangiye guhinduka ukuntu akavuga ngo nikiniraga, ukabona birimo birakomeza kuba gutyo, ntabwo barimo arikinira, abazi impamvu arimo arabikora. Iyo ni tekinike ikoreshwa n'abantu babeshya bagira ngo bakwibutse neza ko hari inshingano runaka ukwiye kuba ubafataho cyangwa se hari inshingano ukwiye kuba urimo urubahiriza, ariko nanone abizi neza ko izo nshingano kuzubahiriza kwawe bidashoboka cyangwa se ari ibintu bibuze kuba byakuvuna cyane. Warabikeneye, akeneye kubyitaho gutyo, agakoresha iyo tekinike kugira ngo wisange nyine uri kuzubahiriza, ariko wowe urabizi neza nawe warabizi neza ko nuzubahiriza biri buze kuba byabyara ibintu bitari byiza cyangwa se bitari buze kuba byagenda neza, ariko ntabwo bimureba. Arabikubwira abone wenda utangiye guhinduka itavuga oya nikiniraga wibifata serious. Ujye umenya neza ko message iba yatambutse buriya. Ubwo ni uburyo abantu bamanipira cyangwa se babeshya bakoresha cyane. Rero numara kumenya cyangwa se umaze gusobanukirwa just joking nari ndimo ndikinira nta birenze, ukamenya neza ko ari uburyo ari tekinike abantu benshi bakoresha kugira ngo mbega nyine batambutse ubutumwa bwabo cyangwa se bakumvisha icyo bashaka kukumvisha, hanyuma ntibabikore nkaho nyine bitagaragara cyane, nyine just babikore kugira ngo ubimenye, ariko ubimenye mu bwenge nta cyasha kibariho. Niyo tekinike y'abantu bamanipira. Igisekeje kinatangaje nuko uzajya ubona arimo arabivuga ari serious, ukabona arakomeje, hari igisobanuro nyine gihari kigaragara ko ibyo bintu abikomeje, mbega nyine ukabona byanatangiye biri serious, ariko yabona bitangiye kuba serious cyane, aya nta birenze nari ndimo ndikinira. Ntabwo barimo arikinira dia. Ujye urebera ibintu mu isura ngari cyangwa se mu isura ndende, uzajya ubona neza ko hari ikindi kiri inyuma, kihishe inyuma y'ayo magambo. Buriya biragoye cyane ko wowe ubwawe gutya wavuga ijambo rigaturuka mu kanwa kawe, iryo jambo ridafite impamvu rivuze. Uzitegereze urebe, ntabwo bibaho. Niyo utsamuye ukavuga ngo nditsamuye, impamvu nyine bivuze gutyo nuko witsamuye. Ntabwo ujya upfa kuvuga ijambo gutyo gusa birampango. Nagira ngo rero nabikubwira akaza kukubwira ati nari ndimo ndikinira, ujye ubifata serious cyane nkuko ukwiye kuba wabifata serious. Hano unyumve neza nanone ntiwitiranye ibintu. Ntabwo ndimo ndavuga ko umubano cyangwa se kubana n'umuntu bigomba kuba bya bindi byo guhora nyine mukakaye amasura yarakaye, mbega nyine mukabifata serious birenze ibikenewe. Oya, ntabwo ari uko nguko. Ahangaha ndimo ndavuga buri ikintu yari kibi urabireba ukabibona ukavuga ati
ibintu ntabwo bisanzwe. Buriya iyo ibintu byahinduye isura mu buryo bumwe cyangwa se ubundi ubyiyumvamo, ushobora kubyumva wenda bitinze cyangwa se ukazabyumva nyuma, ariko iyo ukanuye ukareba uko byavinga, ntube wa muntu ugendera mu kigare, tubona neza ko amazi atari yayandi. Rero nimba umuntu mukundana atangiye kuzana ikintu bita painful joke cyangwa se bya bintu arimo aravuga cyangwa se bya bintu ari kuzana nk'imikino ariko kumva birimo biragutusha, birimo birakubabaza, jya witonda cyane. Iyo rero nta kintu uje kuba wabikoraho, biza kuba byarangira ubonye rizati utishimiye. Indi tactique rero ya karindwi buriya abagore benshi bakunda kuba bakoresha kugira ngo bamanipile abagabo, ni ikintu bita amarira. Wari wabona umuntu arimo ararira ariko wakitegereza ukabona ni amarira y'ingona rwose, ukabona nyine arimo arakoresha amarira kugira ngo abone icyo akeneye. Nanone ibi bintu ujye ubyitondera. Wari wabwira umukobwa cyangwa se umugore ibintu udakunda cyangwa se ukamubwira ati ibi bintu urimo urangurira ntabwo ari sawa cyangwa se ibi bintu urimo ntabwo ari byo, nyine ukamubwiza ukuri, ariko kugira ngo uku kuri kwawe kuburizwemo ukabona yisarira, ukibaza se uno muntu ikimurijije niki? Umuntu umeze utyo ujye umwitondera. Reka ngire ikintu kimwe rero buriya nkubwira, abakobwa bose bazi n'abagore bose bazi ko abagabo benshi batazi guhandoringa amarira. Nimba umugabo arimo aragutonganya cyangwa se arimo arakubwira ibintu bitajyanye, rimwe na rimwe ubona nyine ari hash true, ari kwa kuri kuryana ukarira, ahita backing off, mbega atagabanya ubukari, rimwe na rimwe akanicecekera akajya kurwana kuguhoza. Rero hari abagore baba babizi, babona neza utangiye kuvuga amakosa yabo, amarira agahita amanuka. Kazagira rero ngo abagore benshi ntabwo bazi neza ko ururimi abagabo mwese mwumva ari amarira. Rero iyo hamaze kubimenya neza ko ari rwo rurimi rukumvisha ko nawe yarirara. Ntabwo mvuze neza ko amarira yose aba ari mabi, oya, ndavuga babandi bayakoresha mu nyungu zabo bwite. Ntuzaba umuntu utagira umutima cyangwa se ngo ubure kwita ku bantu, ariko ujye ugenzura nyine wibaza ati kose ko kubera iki bino bintu bihora iteka ryose bibaho. Nimba ari ibimushimisha ujya wibaza ati kubera iki bibaho gutya, kubera iki? Mbega nyine ugira ku kantu ko kwibaza, nyine ujye ugenzura urebe uburyo bimeze, kuko nabibasezeranyije. Rero tugiye kuba twarebera hamwe uburyo ushobora kuba wabigenza wisanze urimo uradiringa n'umuntu ufite iyo mico cyangwa se n'umumanipulative. Wibuke rero ukande like ndetse ukande na subscribe ku miyoboro yacu ya YouTube kugira ngo nanone nyine ukomeze usapotinge bino biganiro. Wowe kabyara we ntagire ikiganiro cya Oliver Regra uzajya ureba ubure gukanda kuri like. Reka dutangire. Ni ibintu bigize muri bitatu ngiye kuba nakubwira, nanone ubyumve kandi ubyaplike neza. Ikintu cya mbere ndagira ngo nuzajya ubona nyine bikomeje kuba byakabya cyangwa se ukabona niyo trufu afite, ujye utekereza mbere yuko hari ikindi uri buze kuba wakora. Ujye ubanza utekereze, wibaza ati okay, ni iki rero ko mbona bimeze utya. Ubanza utekereze igikorwa, uzatekereze cyane ndetse cyane, kuko bizagufasha gufata umwanzuro. Utekereze cyane, ubihe igihe, niba ngombwa unagende ushake tips, urebe nubona neza ko ariyo turufu nyine arimo arakoresha kandi ubona neza ko ari ibintu birimo biraba too much. Ntuzirukankire ngo nuko ubonye neza ko wenda abikora ngo witegure gufata umwanzuro, oya, genda gake utekereza. Ikindi kintu cya kabiri rero ukeneye kwiga, nimba umaze kubona neza ko nawe wisanze muri situation, guhera uno munsi utangire wige kuvuga oya, utangire wige guhakana. Nubona ibintu ukabona bitajyanye n'ibyo ushaka, jya uvuga oya nta kibazo. Abasore rero benshi buriya akenshi cyane nuzitegereza bigiramo ikintu cyo kuvuga ati erega nimvuga oya umuntu ari buze kuba yababara, umuntu ari buze kuba yaba nyine umuntu utari aho ngaho, cyangwa se ntabwo ari buze kwisanzura, ugasanga uri kuvuga yego ariko mu by'ukuri mu bintu nawe udashaka. Iyo yego rero nanone nta kiri buze kuba yakemura. Bari rimwe na rimwe oya hari igihe ihita ikubohora rwose, ugasanga iyo oya uvuze mu gihe wayitekerejeho niyo igiye kuba yahindura ubuzima bwawe bwose, igiye kuba yagufungura ukora ibyo ushaka kuba wakora, ubikore byuzuye kandi ubikore uko ubishaka, nta gitutu, nta stress ikuriho. Nuvuga oya, nimba agukunda azumva impamvu uvuze iyo oya, ariko nimba atagukunda uzavuga oya rimwe kabiri gatatu ntazaba kibarizwa aho ngaho. Icyo ni ikintu cyiza azahita kimujyana nyine, kuko yaramenyereye kuvuga yego utangiye kuvuga oya. Nimba ari umuntu nyine ufite icyo agukeneyeho utagukeneye urukundo cyangwa se ikindi, azahita yigendera rwose. Kugira ikibazo azahita yigendera. Oya iri mu bintu bijyana abantu benshi. Ikintu cya gatatu rero ari nacyo cya nyuma, nuzajya ubona bikomeje kuba byakomeza kuba bibi cyane kuri urwo rwego, ikiba gisigaye no gufata umwanzuro wo kuvuga ati ese koko ndakomeza kuba mw'uyu mubano mbona umeze utya ukomeje kuba waba ibibazo, cyangwa ndafata umwanzuro wo kugenda. Hanyuma
decision biri mu biganza byawe. Nimba wumva rero ko uri mu mubano ariko umubano urimo kumva ntugushimishije, kuva nyine ni umubano urimo urakugora, iki nicyo gihe nyine kugira ngo ufate tough decision, kuko hari igihe uba uri mu mubano ukabona ntabwo ibintu birimo biraba kano kanya gusa, ukabona ni ibintu bibayeho bimaze igihe kinini, ukaba ubona nyine ntabwo ari ibintu nyine biri aho bije kano kanya uvuga ngo biraje, ni ibintu byakomeje kuba igihe kinini. Birashoboka cyane ko ugomba kuba wafata umwanzuro ukomeye. Ushobora kuba uri mu mubano kugoye cyangwa se ubona neza utuma utishima, right now wafata umwanzuro ukavuga ati okay, nimba rero mbona nkomeza kubabara hakugira ngo ngire ibyishimo, kubera iki nakomeza kwibabaza, ukafata umwanzuro ukabireka. N'ubundi nta na rimwe umwanzuro uzigira woroha. Mwakoze cyane rero kubana nanjye, ikiganiro ni Sinabana.